babirukana mu kazi kubera banze gusambana, baravuga ngo ni ukuri Yesu turamwubaha. Abo bantu Imana ntizigera ibatenguha, ntibishoboka. Mukobwa mwiza, ntabwo Imana izagutenguha. Niba waranze musore, niba waranze, ntibishoboka. Hanyuma abantu mwese mwatengushye Imana, ubwo nyine namwe mwishyire mu cyiciro cyanyu. Ikintu cya mbere gituma Imana ivuga ibintu bikomeye ni igihe ukoze ikintu muri presa uwo mwanya ugakora ikintu gitungura isi, gitungura ijuru. Imana ikifata ku munwa ikavuga ngo sinagira umuhungu nka Yosefu wanga gukuramo ipantaro ngo aryamane n'umugore yambaye ubusa mu cyumba. Imana igahita ibwira marayika iti andika mu gitabo cy'imirimo, uyu muhungu nzamwibuka rimwe, nzamamaza izina ry'umugore wamusebeje ahari, nzamuvuga mu izina imbere ya ya Farawo, nzamwamamaza, nzamugira premier ministre ushinzwe ibiryo. Kubera iki? Akiranukiye abantu batareba, nzamuronshinga, nzamwamarizaho abantu bareba. Aho ni icyubahiro cy'Imana kigaragarira. N'abantu bakoze ibintu Imana itatekerezaga, itabwira ko umusore ufite umubiri muzima ufunctiona neza, ukora neza, adashobora kumanura ipantaro ngo aryamane n'umugore w'igipfu. Imana itayifata ku kumirwa, ikavuga ngo uyu muhungu nzamwandika mu ntwari zo kwizera ko atabasha kwivuguruza. Amen. Torero mwese muranyikiriza amen. Bana yanganirije aya magambo ubwo nafashe igihe cyo gusenga, ndimo ndabaza Imana icyo nzaganiriza iteraniro rya Nyarugenge, cyane ko imbere yanyu haca abigisha benshi kandi rwose ni byiza niyo tudahari dukurikirana amakuru yanyu online ngo twumve icyo Imana irimo iravuga. Hanyuma nabajije Yesu, ndamubaza Yesu, ni icyo ushaka ko nzaganiriza abantu b'Inyarugenge muri rateraniro? Ampaye amagambo cyane ko namenye umwanya nzakoramo, ndasenga mbaza umwami icyo navuga. Ampaye amagambo afite intego ivuga ngo Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. nta wundi mugisha mfite mwami atari wowe, nta wundi mugisha mfite mwami atari wowe, nta wundi mugisha mfite mwami atari wowe, nta wundi mugisha mfite atari Uwiteka warandondoye uramenya, uzi neza imigendere yanjye, umenyera kure cyane ibyo nibwira, ungosi imbere n'inyuma, naguhishane ibiri mu mutima wanjye, ko bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa, namanuka nkajya mu ijuru riyo n'ikuzimu ugerayo. Uwiteka warandondoye uramenya, uzi neza imigendere yanjye, umenyera kure cyane ibyo nibwira, ungosi imbere n'inyuma, naguhishane ibiri mu mutima wanjye, ko bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa, nazamuka nkajya mu ijuru riyo n'ikuzimu ugerayo. Ntaho naguhisha, ntacyo naguhisha, ntacyo naguhisha, nta wundi mugisha mfite atari nta wundi mugisha mfite mwami atari
muri iki gicamunsi. Bwira Imana ngo nta wundi mugisha mfite utari wowe Mwami. Samashuri samafaranga nta wundi mugisha mfite. Nta wundi mugisha mfite atari. Si imiryango ikomeye oya si ubwenge bwawe. Nta wundi mugisha mfite atari. Nta wundi mugisha mfite gukomera kwanjye kose ni wowe. Nta wundi mugisha mfite atari. Nta wundi mugisha mfite atari. Mugisha mfite nta wundi mugisha mfite atari wowe. nta wundi mugisha mfite atari. Nta wundi mugisha mfite atari wowe. Nta wundi mugisha mfite. Ni wewe wenyine nsigaranye muri ubu buzima. Wewe wavuganye nanjye kutazandeka kandi utazansiga. Wewe nagiranye nawe isezerano rizahoraho uzagumana nanjye atari. Nta wundi mugisha mfite. Ushatse wakatura ayo magambo nibwo buzima bwawe. Ushatse wasubiramo ayo magambo nizo mbaraga zawe. Ushatse waririmba ibyo bintu nizo mbaraga zawe. Haleluya. Nta wundi mugisha mfite atari wowe Mwami. atari. dukomere Imana amashyi menshi n'umugisha dufite. Haleluya. Amashyi menshi n'impundu kwa Yesu Kristo. Haleluya. Ibihe bizashika abami bahinduke, abantu benshi bazibagirwa cyashambo cy'ifatiro. Wibutse abasigaye begereye ntebe bazana intwaro zose gusa. Haleluya. Mana ihimbazwe muri iri teraniro. Barantumiye ngo nzaze dufatikanye kuramya no guhimbaza Imana. Hari ikintu umwuka wera yamishuriye, iyo umuntu arimo araramya nta matiku aba afite. Hari indirimbo z'amatiku zaje muri iyi minsi y'imperuka zibutsa abantu ababarogeye, zibutsa abantu ababiciye, zibutsa abantu ababambuye. Indirimbo z'amatiku zibutsa abantu ababirukanishije mu kazi, zibutsa abantu abababenze n'ababenzwe ariko namenye ko mu kuramya nta matika abamo. Kuramya ni ukujya mu ijuru ugakurayo ibirimo biravugwa uwo mwanya. Uko Imana isa akaba ari kuyizana. Ukayizana ari Imana y'urukundo, ukayizana ari Imana y'inyembaraga, ukayizana ari Imana y'inyabuntu, ukayizana ari Imana ifite imbaraga. Ntimubone ndi kuririmba rero mugira ngo nibyo nihangishijeho. Barambwiye ngo nzaze turamya Imana kandi tuyihimbaza. Ushomba butajya bisobanura kugira ngo bitazajya bitera abantu complex. Hari abantu baba bari mu iteraniro bavuga ngo uyu muntu kazanye ibintu by'inzaduka tutamenyereye iwacu. Ushomba niko mwansabye. Hayi Mana we, mbese mwiteguye gufatikanya nanjye kuramya no guhimbaza? Ababyishimiye dukomere Imana amashyi menshi cyane. Amashyi menshi tuvugiriza Imana impundu.
haleluya. Ku batanzi bambonye ubwa mbere, amazina yanjye nitwa Joseline Mukatete, ndi umukobwa, ndi umukristo mu itorero rya Gatenga. Ndashima Yesu wamamagaye akamfata kandi akankomeza, yangiriye neza. Ndashima Yesu wamenyesheje inzira ye y'agakiza, akanyihishurira nkamumenya kandi numva naramumenye rwose. Ndashimira rero n'abayobozi b'itorero bangiriye icyizere mu bavuga butumwa benshi muri iki gihugu no hanze yacyo. Izina ryanjye Umwuka Wera ararirambagiza, abona ko uyu munsi nkwiye kubana nawe. Abashumba b'itorero tubasabira umugisha, Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma nashaka ko dufata umwanya muto ungana n'Umwuka Wera ari buduhe, turamye Imana. Hari indirimbo Umwuka Wera yampaye gukoresha ariko ziroroshye, ni indirimbo zizwi. Umwuka Wera yazimpaye ngo tuzikoreshe, ntago ndi bukoresha igihe kinini, tuganire n'ijambo ry'Imana kubera ko hari message Imana yampaye ngo mbazanire. Twese amen. Amen. Waramya wicaye, waramya uhagaze. Ubuzima bwo kuramya ntibusaba kondisiyo yeriye yose, umutima ni uramya kandi ugahimbaza Imana. Abacuranzi ntago twarepetanye, ariko mu isi y'umwuka turagendana, ndabyizeye kuko Imana yanjye niyo Mana yanjye. Hafi y'umusaraba aho niteka niho 200 248 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Haleluya. Kuramya muri iyo ndirimbo, waramya wicaye, waramya uhagaze, nta tegeko ririhana. 248 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Hanyuma hano niba harimo abaririmbyi be bafite amajwi ari strong, baraza kumfasha. Turamye Imana. Hafi y'umusaraba aho niteka nihomerwa ku buntu, amazi y'ubugingo niratu umusaraba kugeza ubwo nzaba mbonye uburuhukiro hakurya y'uruzi. Niratu umusaraba kugeza ubwo nzaba mbonye uburuhukiro hakurya y'uruzi. Nahageze nshobewe, sinzwe n'urubanza, Yesu arambabarira ampotesha urukundo. Niratu umusaraba kugeza ubwo nzaba mbonye uburuhukiro hakurya y'uruzi. Niratu umusaraba kugeza ubwo nzaba mbonye uburuhukiro hakurya y'uruzi. Mwami Yesu unyibutse, Mwami Yesu unyibutse uwo musaraba, ugiye ngo ngendere mu gicucu cyawo, ugira ngo ngendere mu gicucu
Yesu wapfiriye nirata umusaraba yakuye Yesu ubwo nsaba onyuru hakurya ya rwa ruzi hafi y'umusaraba hafi y'umusaraba niho nturiteka kandi negereje igihe cyo kwambuka nsaba maze kwambuka rwa ruzi mbonye irimba y'amagambo n'ubuzima n'umusaraba wa Yesu niwo tuzirata Yesu tuzabana yo dukomera Imana amashyi menshi cyane. Haleluya. Baririmbye Imana ibaha umugisha mujye kwicarira. Imana ibaha umugisha murakoze kumfasha murimo mwiza. Imana ihimbazwe. Ndashima kimiruho yanjye yose yanyegereje umusaraba muri byose amahoro wangabiye hanyuma n'ibyiringiro umurava kumbabarira isezerano dufitanye inyinshi zahera hahera kubireze ansirikira kubire ndakiwe ngo numva amagambo ankomeza umutima wacu
Hallelujah. haleluya. Yewe maso yanjye gira icyo nkwibariza, Yego. ese yigeza guhana wabasha kubihamya? Yego. Nukuri nabonye ineza itangaje, nzarandirimba izaza. Haleluya. Nukuri nabonye, nukuri nabonye ineza itangaje, nzarandirimba izamaza kuvuga. Yewe mutima wanjye gira icyo nkwibariza, Yego. ese wakiriye ihumure wabasha kubihamya? Ngaho ririmba, ngaho ririmba izamaza, kandi ririmba, kandi ririmba witere, witere. Ai, zarandirimba, zarandirimba, ai, izamazamuka, izamazamuka, zarandirimba, zarandirimba, ai, 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 izamazamuka, zarandirimba, zarandirimba, ai, 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 izamazamuka. Haleluya. Yewe matwi yanjye gira icyo nkwibariza, ese wakiriye ihumure wabasha kubihamya? Ngaho we, ngaho witere, witere, kandi uririmbe, kandi uririmbe izamaza, kandi we, kandi we, kandi uririmbe izamaza. Amashyi menshi kwa Yesu. Haleluya. Bana we, bana we, haleluya. Imana ishimwe ko twakiriye ihumure. Ai, iyo tutakiriye ihumure uyu mwaka ntitwari kuwusoza. Mana nyiribihe we, ese birimo birabafata, birafatika. Haleluya, haleluya. Reka tuganire amagambo y'Imana, nimbona umwanya urimo turongera turirimbe, ariko sinava hano ntabahaye message Imana yantumyeho uyu munsi ku itorero rya Nyarugenge. Umwuka w'indirimbo uracyahari kubera ko narabisengeye, ariko kandi indirimbo zigendana n'ijambo ry'Imana. Hari imisozi itatu Imana ibonekaho, umusozi wa mbere n'umusozi w'indirimbo. Iyo abantu baririmbye Imana birayicokoza. Umusozi wa kabiri Imana ibonekaho ni umusozi witwa ijambo ry'Imana. Iyo abantu ngo bicaye baganira ibya Yesu, barimo baravuga inkuru za Yesu. Umunsi umwe ngo yajyanye n'abagabo babiri ngo bajyaga Emawusi, ngo barimo baraganira iby'urupfu rwe n'imibabaro ye, ngagendana nabo, ngarababaza ngo murese ko numva mufite agahinda n'umubabaro, murimo muravuga ibiki? Bati ni wowe utaramenye ibyabereye i Yerusalemu. Hari umuhungu mwiza wavutse tutatekerezaga, azura abantu, ahaza abantu imitsima bakarya bagahaga. Mu minsi ishize abahungu bene wacu baramwica.
ubwo niwe utazi inkuru zabaye i Yerusalemu koko uba maze gatatu mumba turitahiye twarabigishwa ariko turivumbuye tubonye tutazi niba azagaruka dusubira iwacu gutanga kaya mu miryango y'iwacu ariko uko bagendaga baganira ibya Yesu ngo na Yesu ari kumwe nabo ngo imitima igenda icya iyo ugenda uvuga inkuru za Yesu wumva umutima ugenda ucya naho ubundi amakuru y'aba Putin n'amakuru y'aba Biden n'abantuze bariya ni inkuru z'uwo mwanya zira ariko inkuru za Yesu ntangiye gufashwa inkuru za Yesu muri ibyo yaravuze ngo mbwira amagambo ya Yesu mbwira ibyo yankoreye ndirimbira n'indirimbo iruta izindi zose mbwira iby'urupfu rwa Yesu nuhize umusaraba we nuko yapfuye akazuka none ariho ntagipfa mbwira amagambo ya Yesu mbwira ibyo yankoreye ndirimbira n'indirimbo iruta izindi zose we umuntu nakuzanira inkuru z'urugo rwa ntuza ngo urabizi ngo nta kintu gihari ngo buriya ejo baraba bapfuye cyo mbwira ngo iyo nkuru irashaje mbwira inkuru za Yesu inkuru zihora ziri on top zihora ziriho zigezweho inkuru za Yesu amashyi menshi kwa Yesu hanyuma murabizi ko iyo nageze hano ndafashwa cyane ariko reka nsaba umwuka wera ankarume kubera ko no kwica gahunda si byiza Zaburi ya 89 murongo wa 36 Zaburi ya 89 yo bana we Zaburi ya 89 murongo wa 36 haravuze ngo dushatse twahera no ku 35 sinzica isezerano ryanjye sinzahindura ijambo ryavuye mu kanwa kanjye igihe kimwe narahiye kwera kwanjye sinzabeshya Dawidi amen kubera ko wumvise ko ari Dawidi urumva wowe bitakureba 36 waravuze ngo igihe kimwe narahiye kwera kwanjye sinzabeshya Joseline basi nawe ushyiremo izina ryawe igihe kimwe narahiye kwera kwanjye sinzabeshya shyiramo iryawe ni Imana ibivuze ntago ari njye igihe kimwe narahiye kwera kwanjye sinzabeshya ego dusome mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo 6 rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 6 umurongo tugera ku murongo wa 16 rwandiko rwandikiwe Abaheburayo 6 bere ku murongo wa 16 haravuze ngo urwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 6 umurongo wa 16 haravuze ngo abantu barahira ubaruta no mu mpaka zabo indahiro niyo izirangiza kuko iba ikomeje amagambo icyo cyatumye Imana ishatse kurushaho kugaragariza abaragwa ibyasezeranijwe uko imigambi yayo idakuka yongeraho indahiro kugira ngo ibintu bibiri bidahinduka umurongo wa 18 niwo nashatse cyane kugira ngo ibintu bibiri bidahinduka iby'Imana itabasha kubeshyeramo biduhesha ihumure rikomeye twebwe abacikiye gusingira ibyiringiro byashyizwe imbere yacu amen ibyo byiringiro tubifite nk'igitsika
umutima gikomeye kandi gishikamye cinjira hirya y'umwenda ukingiriza hera cyane, aho Yesu yatwinjiriye atubanjirije amaze guhinduka umutambyi mukuru iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Amen. Soreze mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 13 niho ndi busoreze, hanyuma umwami afashe gusobanura aya magambo nkuko yayamaye. Rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo bamwandikiye, yandikiwe na Pawulo igice cya 2 umurongo wa 13. Rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 2 dusome umurongo wa 13. Haravuze ngo kandi nubwo tutizera we ahora ari uwo kwizerwa kuko atabasha kwivuguruza. Amen. Kandi nubwo tutizera we ahora ari uwo kwizerwa kuko atabasha kwivuguruza. Amen. Torero mwese muranyikiriza amen. Bana yanganirije aya magambo ubwo nafashe igihe cyo gusenga, ndimo ndabaza Imana icyo nzaganiriza iteraniro rya Nyarugenge, cyane ko imbere yanyu haca abigisha benshi kandi rwose ni byiza niyo tudahari dukurikirana amakuru yanyu online ngo twumve icyo Imana irimo iravuga. Hanyuma nabajije Yesu, ndamaza Yesu ni icyo ushaka ko nzaganiriza abantu b'Inyarugenge muri rateraniro. Ampaye amagambo cyane ko namenye umwanya nzakoramo, ndasenga mbaza umwami icyo navuga. Ampaye amagambo afite intego ivuga ngo Imana ntizabatenguha. Kubera ko mbishyize mu bwinshi ushobora kuba utiyumvisemo, ubundi Imana ntivugana n'abantu, Imana ivugana n'umuntu. Imana yambwiye ngo nze nkubwire ngo Imana ntizagutenguha. Uko nukuri kw'ijambo ry'Imana. Imana ni Imana idatenguha. Gutenguha ni igihe wari wizeye ibintu byose hafi 100% mu muntu cyangwa mu kintu kikagukoza isoni ku munota wa nyuma. Reka tuvuge wenda wizeye nk'umwavoka uri bukuburanire mu rubanza, wamwizeye waramuhaye byose bishoboka, waramuhaye amakuru yawe, waramuhaye igituma ubura muha ingingo zose, wagera nko mu rubanza imbere y'abacamanza ukamutegereza ukamuheba, uwo muntu abagutengushye. Twese amen. Muranyikiriza amen. Ndabizi ko mutararuha, munyikirize amen. Yego, Imana ibaho umugisha. Hari undi muntu batengushye nabonye kuri YouTube. Yagiye akodesha ikanzu y'umweru, ahamagara abafiye doneri, ashaka sare, ibintu byose arabikora, ashyiraho abateka, ategereje umukwe. Usaba no gukwa ni 3:00. 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, makeup, marena araho hafi, abakwe bakuru baraho, 4:00, 5:00, 6:00. Uvuga ngo byo. Bategereza umukwe baraheba. Uwo muntu baramutengushye. Uwo muntu ntibamutengushye ra. Hari nundi nabonye nawe batengushye. No umuntu warambagijwe n'umudiyasipora, amwizeza ibintu byose ati nzaza yewe nzakugirira neza yewe, inkwano zirahari amadolari ngaye, nzaza nkujyane nkugire shube. Amadolari arayohereza ariko amubeshya, ku munsi wa nyuma bategereza umukwe baraheba. N'ababa muri Amerika harimo ababeshya batenguha. Ariko Yesu yabantumyeho arambwira ngo ntazabatenguha. Amashyi ku mwami w'abami, ni umwami udatenguha. Nukuri kwiyera. Ubundi murabizi abankurikirana kuri YouTube ntago izi nyigisho ziryoshye nka shokora nzigira. Ntazo. Ariko iyo Yesu ambwiye ngo bivuge ndabivuga. Kuko umwami wanjye niwe nyine niwe unyoboye. Ntago namubeshyira rero, ndabivuga uko yabimbwiye. Bana yabwiye ngo ntizagutenguha. Bibiliya yavuze ngo igihe kimwe narahiye kwera kwanjye sinzabeshya Dawidi.
kubera iki Dawidi ariwe bavuze, ariwe Imana ivuzeho, kubera iki Dawidi ariwe Imana igarutseho. Reka mvuge ibintu biranga Dawidi nka bitatu gusa, kubera ko ni byinshi cyane ntago nabivugira hano byose, ariko wenda habona harimo abantu, abagore n'abagabo, abakobwa n'abasore bafite umutima nk'uwa Dawidi watuma Imana ikomeza ibi bintu yambwiye. Umutima wa mbere wa Dawidi ni umutima ubabarira, utagira inzika, utagira imikoshi, nta kibazo. Sawuli amwicara ku mutwe, arimo araza kumwica, akamwicara ku mutwe, akavuga ngo ngewe sinshobora kwica umuntu wasizwe amavuta. N'umutima w'imbabazi, agasigarana ibimenyetso by'uko yari amufite gusa, ariko akamureka akagenda. Ni umuntu utazirikana ibibi yagiriwe, ahubwo areba icyo Imana yamugize cyo. Abanyumvise twese amen. Uwo mutima wa Dawidi ushobora gutuma Imana ikurengera uyu munsi niba nawe ufite umutima w'imbabazi, utagira inzika, utagira mbereka, utagira ishyari, utagira ibintu byantuze, umutima w'imbabazi. Icya kabiri gituma Imana ivuga Dawidi gutya, ikamwandikisha muri Bibiliya, ikavanga igihe kimwe narahiye kwera kwanjye sinzabeshya Dawidi. Ni umugabo uzi imiterere y'Imana, aravuga ati nincumura irandiha, nta kindi mfana nayo kubingirira imbabazi gusa. Umunsi nacumuye irankubita rero, agahita yitera ingingo, akayibwira ngo Uwiteka we, Zaburi ya 51, wibuke ko mu byaha harimo mama yabyariye, navukiye mu gukiranirwa. Bamufasha asambana, bamufasha yica Uriya, gutya nyine baramufite, ijuru riramufite gutya. Akabwira Imana ati rero n'ubundi nta kundi, ni wowe nanjye, nza ahantu nakora ukangirira neza, ndakora mu gice cyawe cy'imbabazi no guca bugufi. Imana ikavuga ngo mbonye umuntu ufite umutima utagira ngo abantu Imana izatenguha, nawe urimo utari wamenya igice cyo guca bugufi, wowe nturimo. Utaza kwibariramo rero ngo nawe ngo Tereza, reka nturimo. Igihe cyose utaramenya igihande cy'Imana, umenye ngo ahantu makoze hakora mu gihande cyitwa imbabazi no guca bugufi by'Imana nshakamo. Na bumwe mu bantu Imana itazatenguha. Abaje gusenga twese amen. Imana yigarutse kuri Dawidi rero, imugaragaza nk'umugabo uzi gukubita amavi hasi, akabwira Imana ati umugore w'abandi namutwaye, dore nguyu mu nzu ndamufite, aratwite 3 cyangwa 4, nguyu ndamufite ahangaha, sinakubeshya, ni wowe unzi. Abaturage banjye narababeshye, ndabatuburira maze imyaka myinshi rwose, kuko Dawidi amaze gukora icyaha nigeze yatura, yakimaranye iminsi Imana iramuvumbukana. Umunsi umwe nari ndimo ndabwiriza ahantu mu byaro, ndimo ndabwiriza, imbere yanjye hicaye umumama ukuze ufite nk'imyaka hagati ya 55 na 60, ndabwiriza nkajya mbona umumama amararise. Uyu mumama arimo ararizwa, wenda yabonye nsa n'agakobwa ke, abataga agakobwa gasa n'akangiritse. Ntabwo twajya tumenya ibibariza keretse umwuka wera yabiduhishuriye. Hararira Mariya arashoka, agarira kihanagura akaboronga, nsoje kubwiriza atera induru, ndimo ndahamagara bihana, avuze induru ati yawe ngushije ishyano, ati nakoze icyaha nyimaranye imyaka 27, ati nabyaranye n'undi mugabo utari umugabo wanjye, umwana ndamurerera mu rugo, umutware wanjye atabizi, ati none ndumva umucyo w'ijambo ry'Imana undasiye, ndashaka kwatura nzabona ubugingo. Icyaha kimaze imyaka 27, akiriraho igaburo ryo muri ADPR, akiririmbiraho, akibyiriraho, agitangiraho amaturo, ayaya 27. Harabango ndashaka ubugingo, ndashaka kujya mu ijuru, ni munsengera n'umugabo wanjye nzamusaba imbabazi. Iki cyaha ndumva ijambo ry'Imana ari muri iki. Rero Dawidi yamaze imyaka myinshi aririmbira ku busambanyi, Mukawuri yamumitse mu nzu, ntawe uravumbura icyaha cye, ariko ngo umunsi yabimenye abwira Natani ati tahira, Imana turaziranye, nzaho nakora ikanyumva, zicyo nakora ntinyice, cyenda ibyanjye nayo turabibarana. Ayiwe data, n'ubundi nyimika ntiwari uhari. Kagenda abwira Imana, Zaburi ya 51, harayibwira ngo ntunkureho umwuka wawe wera, usubiza mu munezero rw'agakiza kawe. Arayibwira ngo nta wundi mugisha mfite utari wowe, unyeze ndera, unyezeshe zobu. Dawidi Imana impamvu imuvuga nk'umugabo uzi igice cy'Imana, ahantu akora Imana igahita ihindura ibintu. Uwo muntu Imana ntizamutenguha. Umenye uruhande rw'Imana igihe kimwe we yigeze yabara Abisiraheli ngo Satani yoheje umutima we,
kabwira abagabo b'ingabo n'abandi bashinzwe bari abayobozi mu gihugu cye, harimo ngo nimugende mumbarira Abisiraheli, kandi cyaraziraga kubara ubwoko bw'Imana. Imana yaravuze ngo ubwoko n'ubwoko butabarika buzangana n'umusenyi wo ku nyanja, nta muntu uzababara ngo abashobore. Ariko kuko Satani aza ahantu yakora akaguteranya n'Imana, Satani aza ahantu yakora akaguteranya n'Imana, indirimbo zigashira, imidihe ikagushiramo, ugasigara ufitanye ikibazo n'Imana. Barangije gukora ibarura, umuhanuzi araza abwira Dawidi ati ubuze ibintu wakoze icyaha gikomeye Imana itakubabarira. Imbere yawe hari ibihano bitatu: hari inzara y'imyaka 3 Isiraheli yose, hari mugiga y'iminsi 3, haba n'inkota y'abanzi banya amezi 3. Hitamo kimwe niko Imana yambwiye. Dawidi abwira umuhanuzi ati taha, Imana ndayizi turaziranye, nzaho yakora ikangirira imbabazi. Ngajya imbere y'Imana arapfukama abwira Imana ngo icyaha nakoze ndabizi ko Satani yanshutse, abaturage nta kibazo bafite, ikibazo nkifitanye nawe. None rero fata imbabazi zawe, fate n'icyaha nakoze, ubishyire ku munzani, ikiruta ikindi aba ari cyo ukora. Imana ngo irahindukira iravuga ngo umugabo aranzengereje. Haleluya! Iramubwira ngo Dawidi, ndi Imana itivuguruza, ibyo navuze ndabikora, ariko unkoza ahantu ntashobora kwinyagambura, ntafite ikindi cyemezo. Ndakugabanyiriza ibihano basi utunsi 3 gusa, two twari tworoshye tuvuye ku Mana, 3 wadishwe n'Imana. Niba kujyana rimwe se ujye mageragere wumva uko hameze, aragakoni k'Imana akujyaneyo baguhe shamburete wumve. Yaragakoni k'Imana iminsi 3 iramubwira iti ntago njya nivuguruza ibyo navuze ndabikora, ariko nkoza ahantu hitwa mu mbabazi, genda ndakubabariye kuko imbabazi zanjye ziruta ibyaha wakoze. Ayo mashini baraya Yesu muyakobe cyane. Sinyiri cy'abantu bifuza ko mbacyo, ahubwo n'Imana ishaka ko mbacyo. Reka mbabwire narahindutse, yaminduye izina amizina rishya. Benshi bari bazi ko nyiri wa wundi, abandi bari bazi ko nyikora ibya kera. Reka mbabwire narahindutse, yangiriye neza amizina rishya. Amaraso yamenetse yankuyeho urubanza, yaramboho yendaririmba kuko nzire nababariwe. Yaramboho yendaririmba kuko nzire nababariwe. Uyu munsi utaha utangariza Satani, umubwira ngo ibirego byose wari warazamukanye, umwami niriwe imbere yambabariye, 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 yambabariye. Tera haleluya, yambabariye, yambabariye. Ariko Mana, umviriza wa musozi we wibwirire, aho nashinze ibendera ry'urwibutso, nzogaruka je kukubwira ko yangiriye neza akampa izina rishya. Sinzashingura ikirenge cyanjye muri cyo kidendezi cy'amaraso. Haleluya. Ariko Mana we, icya gatatu gituma Imana ikunda Dawidi cyane ikamuvugaho ibindi bintu itigeze ivuga ku bandi, ni umugabo wicara abona sitoke yuzuye imiceri, yuzuye amafi muri firigo, inyama z'inkoko n'iz'ihene n'iz'inka,
ibirayi byuzuye, imiceri y'abasumati na kigori bipakiye, asigaye akora siporo ngo ibinure bitamubana byinshi, atarwara diabete, isukari ikazamuka. Akabwira Imana ati nubwo isukari niyongera, hari igihe nabaye mu ishyamba ntazi mayoneze, ntazi umuceri, none nta wasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza. Basingira umuntu umwe dusangira, nawe arye kumigisha Imana yamaye. Imana ikavuga ngo awa yewe, hariho abagabo bagitekereza, bagatekereza imiryango yabagiriye nabi kera, bakagira umutima wa Yesu, bakibwira kugirira neza abanzi babo. Imana ikumirwa ikifata ku munwa ikavuga ngo mbonye umuntu ntazagirira, ntazigera ntenguha, kumuha stoke z'imiceri ntibizantera ikibazo, umufuko uzajya ushira undi uhari, kubera ko afite umutima umeze nk'uwa Yesu. None umugabo wicara agatekereza uwaba yaramugiriye neza ku bwa Yonatani, akamugirira neza y'Imana. Imana ikumirwa igafata icyemezo. Birashoboka ko muri riteraniro harimo umuntu ufite umutima nk'uwa Dawidi. Imana iravuze ngo igihe kimwe nasezeranye na Dawidi, risezerano sinzigera mbeshya Dawidi. Abanyumvise twese amen. Hari impamvu zigera kuri enye zituma Imana ivugana n'umuntu Mwuka Wera yamishuriye. Impamvu zigera kuri enye zishobora gutuma, zishobora kuba katarizeri, zishobora kuba imbarutso ituma Imana ivuga ikintu gikomeye ku buzima bwawe. Impamvu ya mbere ni igihe ukoze ikintu abandi bose banze gukora cyangwa bananiwe gukora. Aba turi kumwe amen. Mwami Yesu mwansize, haleluya. Yaha mugumane nanjye. Ni igihe cyose uhishuriwe igikenewe opreza uwo mwanya, bitarahashize, bitarejo hazaza, nuguhishurirwa icyo ukwiriye gukora nonaha. Imana irumirwa ikavuga ngo ntago narinzi ko hariho umuntu ushobora gutekereza gutya, ntago narimbizi ko namubona. Dawidi ngo yicaye mu nzu ye y'imyerezi, asura shambure ye, asanga aryama ku gitanda kizungurutsa. Yewe ngagiye muri stock abona ibiryo biruzuye kandi biri mu tubati twiza, ngagiye mu byumba by'abana abona abana baryama mu bitanda byiza, amafrigo, ibintu byose birahari, abona ibintu byose ni ibintu bishayininga. Ngo yibuka ko isanduku y'isezerano nta buturigira. Havanga Imana ibahe, niyo Imana abantu bayisanga, niyo Imana abantu bayibonera, niyo abantu bashobora kwicara bagaterana bakaramya Imana bakayihimbaza. Ngo yiga umushinga wo kubakira Imana inzu. Haravanga Uwiteka we wangiriye neza, ndi mu myerezi, nicara mu ntebe naranguye mu Bushinwa, ibintu byose ni sawa, ariko isanduku y'isezerano ntigira hiba, ndaryama nkasinzira. Hari aho yavuze ijambo rikomeye, yaravuze ngo sinzahereza amaso yanjye ibitotsi ntarabonera Imana ubutugu. Imana ireba uburyo umugabo arezona n'uburyo atekereza. Ngibona imitekerereze ya Dawidi iri hejuru cyane, ihita imutumaho umuhanuzi, irambwa ngo Dawidi ntago njya mba mu nzu z'abantu ngo nkwirwemo, ariko kuko wagize ishyaka ryo kunyubakira inzu, ngo ukomereje amaboko. Amashyi menshi kwa Yesu. Nukumenya, nugutekereza igikenewe uwo mwanya. Hari undi mugore uri muri Bibiliya w'igitangaza, umugore w'igitangaza witwa Tabita Dorcas. Umugore udakeneye hiti, umugore udakeneye kubaka izina, umugore udakeneye ibinyamakuru ukabimwamamaza, ngo yadoderaga imfubyi n'abapfakazi imyenda, ngo umunsi umwe arapfa nk'uko natwe twese tuzapfa. Ngo ab'umudugudu baravuga ngo hoya ntago umugore w'igitangaza nk'uyu yapfa ngo tubyemere, ntibibaho. Ngo barashega bazana imyenda, amasharupu, udukanzu, tuntu twose. Ngo bahamagara Petero Yopa, baramubwira ngo uva muri ibyo, ngo n'umunyamumaro yapfuye, umunyamumaro yagiye. Hari ibintu Imana itazihanganira, kubera yavuganye nawe ngo ntizagutenguha. Nubwo waba wapfuye Imana yakuzura. Munsi ndahanurira abanyamwuka barimo baranyumva, nubwo waba wapfuye Imana yakuzura. Petero ngaraza arabaza ati kumva unamurira mwasheze bimeze bite? Baramubwira ngo umunyamumaro yapfuye.
dore ngiyi imyenda, ngiyi amasharupe, ngiyi ibitenge yatuguriye. Umugore udakeneye YouTube shawe, udakeneye kwiyamamaza no kwifata selfie. Ariko hari ibintu ndi kubona mu barokore bimeze ukuntu, muzigaye mujya ahantu mu dukofi n'ahantu mukifatora muri imbere y'amafi, ngo ni Mother's Day. Datawe kabona umuntu yihengetse yigize gutya ngo this is my Mother's Day, mama shenshi. Uri imbere y'ifi n'ifiriti, ibintu umuganga azagukura hejuru, ibyo birashira. Nejo mudoni kuri muganga azakubwira ati kora siporo udapfa shawe, kora siporo udapfa, azabigukura hejuru. Ariko ibyo watanze ugahereza abakene, aya mashini barayo yose tuyakamera icyarimwe. Haleluya. Agakofi ka bibiri 5 hano Mother's Day. Ariko abarokore mwibagirwa vuba koko. Uyu mwanya kofi ya 2 3 4 5 Mother's Day. Mother's Day. Wagiye Gisenyi wambaye ubusa, uri kumwe n'Ihabara cyangwa Dubai cyangwa Ntuze, bitewe nuko iciciro cy'ubudehe kimeze. Wambaye ubutuntu tugera ahangaha, baduteye ibibazo twararushye dusenga ngo ukore ubukwe. Amavi yacamera nk'ayihene ngo basi Imana gutabare. This is my sweetie. This is my darling. This is my baby. This is my Ntuze. Datawe. Datawe ko abarokore rwose mu mufashwa vuba. Twebwe twarasenze turara amajoro hano twirirwa twibiye by'abashantari barenda kuzasarara nta biro bafite nta kidore kuntangana. Turaririmba imihogo ikenda gusarara, ibi birenda kuvamo, turasenga turakutuka dusaba ngo Imana iturengere. Hanyuma Mother's Day ku Gisenyi wambaye ibigeraho. Mu mafaranga Imana iguhaye ngo ujye Dubai kurangura uzuhahira abana, wa mu mama we cyangwa wa mu papa we ufite shambure. Kuko nagara bahano mushumba nabo muri Amerika y'Amajyepfo. Hano ntago bahano n'abatagatifu. Abantu bose ureba n'abatagatifu nta muntu n'umwe ufite ikibazo hano ngaha. Wapi? Hagoze ko navuze ko ndi muvuga utuntu twiza bibije bitara. Paroko twikanze iki? Urajya mu isoko guhaha umwenda, ugahaha umwenda umeze nkaho wibagiwe kwambara. Uzi ko umuntu asohoka mu nzu ukagira ngo yambaye robe donuwe. Cyokora nyine kubera ko mwubaha ADPR mu kubaha iyo muvuka mwubaha imihango y'idini kurusha imihango y'umwuka. Kaza barengejeho nyine kugira ngo ujijishe mushumba. Ariko kuwa mbere guhurira hano Mateusi tugahurira hano hirya, wibaza niba umuntu ari umumetisi. Ku buryo uyu munsi aba yambaye uruhu ejo akambara urundi. Ariko rati ibyo ngibyo ntago ni message y'Imana ishimwe ko ndi kuri YouTube wabona ari message y'abantu bari muri Afurika y'Amajyepfo arahepfo. Hanyuma mu bantu Imana itazatenguha n'abantu bagumye aho yavuganiye nabo. Abanyumvise amen. N'abantu bagumanye nayo, bagumana nayo, barihangana, barabadiha barihangana, baravugwa barihangana, barabacyurira barihangana, barabatuka barihangana, babamena amaso barihangana, babakubita inkoni za nijoro n'amanywa barihangana. Abo nibo bonyine Imana itazatenguha. Babirukana mu kazi kubera banza gusambana, baravuga ngo nukuri Yesu turamwubaha. Abo bantu Imana ntizigera ibatenguha. Ntibishoboka. Mukobwa mwiza ntago Imana izagutenguha. Niba waranze musore, niba waranze ntibishoboka. Hanyuma abantu mwese mwatengushye Imana, ubwo nyine namwe
mwishyire mu cyiciro cyanyu. Ikintu cya mbere gituma Imana ivuga ibintu bikomeye ni igihe ukoze ikintu muri presa uwo mwanya ugakora ikintu gitungura isi, gitungura ijuru, Imana ikifata ku munwa ikavuga ngo sinagira umuhungu nka Yosefu wanga gukuramo ipantaro ngo aryamane n'umugore yambaye ubusa mu cyumba. Imana igahita ibwira marayika iti andika mu gitabo cy'imirimo, uyu muhungu nzamwibuka rimwe, nzamamaza izina ry'umugore wamusebeje ahari, nzamuvuga mu izina imbere ya ya Farawo, nzamwamamaza, nzamugira premier ministre ushinzwe ibiryo. Kubera iki? Akiranukiye abantu batareba, nzamuronshinga, nzamwamarizaho abantu bareba. Aho ni icyubahiro cy'Imana kigaragarira. N'abantu bakoze ibintu Imana itatekerezaga, itabwira ko umusore ufite umubiri muzima ufunctiona neza, ukora neza, adashobora kumanura ipantaro ngo aryamane n'umugore w'igipfu. Imana itayifata ku kumirwa ikavuga ngo uyu muhungu nzamwandika mu ntwari zo kwizera. Nuko bimeze. Ni umuntu ukora ikintu cyananiye abandi uwo mwanya Imana ikamuvugaho. Yewe shanta ya minota biyo. Kuki buri munsi minota imbana mu Kinyarugenge. Hari undi muhungu wakoze akantu ntabwo mwamumenye. Feneyasi. Umuhungu ngo yicaye mu iteraniro abona ikigabo, umugabo w'igipfu n'umugore w'umunyamahanga w'umumowabukazi, aramuzanya ati shu ngwino Chantal, ngwino ariko ugiriye yereko. Umwisiraheli n'umumowabukazi. Imana yarababwiye ngo muramenye ntimuzaterete mu banyamahanga batazazana imico yiwanyu. Uti nge nzamusengera ahinduka idatawe. Nzamusengera ahinduka utaracura n'igikwaze. Fata nka shu ariko. Nka shushu be. Muri protégé. Ambwa ati twigendere shu ati Mose yirirwa kavya. Era kakavya ibikavyo byo wabijobora twigendere be. Barigendera Feneyasi are ngo binjira mu ihemare na Mose areba arumirwa ataba ntacyo nabakora, Imana niyo yagira ikibakoraho. Feneyasi ati byo nibyo wivugisha ndaje nkwereka icyo mbakoraho. Ati twigendere shu itujye gisenyize ninde uzadufata. Telefone tuzazikuraho nandikaho amakara. Shari amakara rahamagaye amakara cyangwa capati. Ibyombo nzandikaho ibyombo hanyuma bagire ngo cyanzandikaho avoka. Shari avoka rahamagaye abandi mwihumuriza amakote ngo muri gukora iperereza. Uzihumuriza ikote ugeze kwa kangahe. Baretse umwuka wera akagukorera iperereza utazasarara. Uzajya shari iyi parufe wisteye katari yanje nakuguriye bite byawe. Wabivamo reka umwuka wera yikorera iperereza. Shuna be barinjira mu ihema Feneyasi areba. Abwira Imana ngo Mose ibi bintu ntacyo abikozeho na Yosuwa n'abakarebu baricaye hariya ngo abariye. Ariko ngiye kugira icyo mbikoraho. Ariko ubu nta kintu wabikoraho muri riteraniro. Nta kintu wabikoraho mu rugo rwawe. Nta kintu wabikoraho ku bana bawe. Nta kintu wabikoraho ku mufasha wawe cyangwa umutware wawe. Feneyasi ngo yikoza mu ihema rye aragenda aravuga ati mfite agakoresho kare bumfashe. Oya ni ijambo ry'Imana. Araza aravuga ngo kuko umwami Imana izantabara. Nicyo gituma ntamwara. Nicyo gituma nkomera mu maso yanjye. Akamera nk'urutare. Unsindishiriza ari hafi. Ngafata ijambo ry'Imana. Ngaragenda asanga bibereye mu zabo. Ngaratikura akubita mu cyico ntiyahusha. Imana iti wi. Trabye. Wi voilà engariso. Yewe data we voilà abamarayika bati habaye iki. Imana iti wi voilà en tout cas. Ubundi kubera kuntu nkunda agafaransa numva Imana ivuga igifaransa. Vraiment voilà. Murebe mwisi murebe ibintu bibaye. Mu kibaya kimo wabo hari akantu kabaye. Abamarayika tise habaye iki ko twebwe twarimo turubaka amazu ba Joseline bazaba mu habaye iki. Imana iti muretse kubaka mbabwi.
birababwiye iti hari umuhungu akantu hariya hasi andwaniye ishyaka ibihamagaye Mose iti Mose we Mose ati karame bwira Finehasi aze mu iteraniro mumbwirira se Finehasi ngaza yiruka n'inkota ijojoba amaraso baturishisha Finehasi ati nta kibazo niba nishe ndamaze ijambo ry'Imana ntirihusha n'inkota yo mu gihembe kandi rikubita mu cyico Mose ati mubwire ngo Finehasi trebye Abisirayeli bose bati terebye se kandi afite inkota yuzuye amaraso Imana iti terebye ikimenyetso mahaye nkuye mugiga mu Bisirayeli nirukanye mugiga mu Bisirayeli Finehasi ankoza ahantu nababaraga anshimiye ahambabaza gasha datoye haranejeje Finehasi reka ngira icyo muvugaho umwihariko ku Bisirayeli no kubakiza mugiga ariko Finehasi mfite ibindi bintu by'umwihariko namuvugaho icyambere muhaye isezerano ry'amahoro iteka ryose icyakabiri we n'urubyaro rwe ntibazabura mu nzu yanjye iteka ryose ngiryo isezerano njye nanjye na Finehasi ni ugukora igikenewe opreza ugakora igikenewe uwo mwanya Imana ikanezerwa ni wowe isezerana nawe ko itazigera igutengwa nugufata icyemezo ukabwira fiance ukamubwira ngo nubwo habura amezi 2 ngo dukore ubukwe sinaryamana nawe impossible ntibibaho sinabikora tegereza cyangwa ubyihorera upfe nugufata icyemezo gikakaye kikubabaza kibabaza umuntu w'inyuma mubiri apana umuntu w'imbere umuntu w'inyuma arababara ariko w'imbere akishima mwijuru akavuga ngo voilà une fille voilà un garçon nguyu umuhungu nguyu umukobwa nguyu umugabo nguyu umugore nguyu aremeye umubiri w'inyuma urababaye umuntu w'inyuma arababaye ariko umuntu w'imbere agwije imbaraga nugufata icyemezo ubona baburaye ubona babwiriwe ubona ntayo kwishyura ukavuga ngo mubiri wanjye sinzagukora ushize hari umuntu wamamagaye umumama ati John karame John yes uzukuntu abantu bibebeza John karame ati nagira ngo usengere mukozi w'Imana karame ati rwose mu minsi ishize mutware wanjye yagiye gusaba credit hanyuma agiye gusaba credit tubaraye twishyura hanyuma nkabona abana banjye bagiye gupfa ngo bamfire mu maso ati kandi mbona mfite imari itishyuzwa ntasorera ati nangije mbona kandi zajya inyinjiriza abana ntibangwe mu maso ati ubwo rero nabonaga 5 ngahaha umuceri nabona 10 ngahaha inyama ati kandi umugabo wanjye ni muri Arabwenge nta kintu na kimwe azi bwira Yesu nti ngaho da iyi ngingo y'umuntu watanze kereke shoze se hanyuma kugira ngo abana barye yo ndayivugaho gute ndayivugira nza gute umva Yesu ameshuri ijambo Paul yabwiye Timoteyo yaramubwiye ngo icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuze bivamo inyungu ndambwa nuzi ikibazo wagize umutima utanyuzwe wari kwemera ukaburara wari kwemera abana bashaka bagapfa ariko ntutanga umubiri wawe ngo barye ufite umugaye imbere y'Imana ufite urubwa imbere y'Imana atura nk'umusabira Imana imbabazi aratura ahita ambwira tuzi ati maze imyaka 2 ntaheruka muri korari ati kubera ukuntu nakuriye muri Ecole de Dimanche nzi ukuntu Imana iteye ati nabaye mpunzi ati ndagenda Imana ntibikane kangirira nabi ati none ngiye gufata umwanzuro ngiye kwemera abana banjye nibashaka bazapfe nishaka nanjye nzapfe nishwe n'inzara ariko mbeho nubaha Imana ndamwa ngufasha icyemezo cyiza numva umwuka wera nibwo mperuka guhanura uyu munsi ntabyo arambwiye ngo mubwire ngo kubera icyo akoze ahita amishurira rya jambo rya wa mupfakazi wa Gaburiyeli arambwira ngo ifu ntizabura mu kibo cye kandi amavuta ntazabura mu mperezo nugukora igituma Imana ivuga ibintu bikomeye nugukora ikintu gitangaje Imana itakegaga ko washobora icyakabiri gituma Imana ivuga ibintu bikomeye
turacyari kumwe torero munyikirize amen. Minota nishira ntabirangije ndasoza nzagaruka. Ikintu gishobora gutuma Imana ivuga ibintu bikomeye kuri wowe cyangwa kuri Dawidi, reka twifashishe Dawidi. Nigihe uhemukiye Imana ugakora ibintu Imana itakwibwiraga ko wakora. Ewe data. No positive ya bya bindi. Nigihe utunguye Imana ugakora ibintu Imana itakwibwiraga ko wakora, n'ukuri na za ndirimbo waririmbye nayo amaturo watanze muri ADPR. Bavuga ati mbega we. Nuko umuntu ateye. Umugabo witwa Yerobowamu ng'Imana yamukuye muri rubanda, niko Bibiliya ivuga, ngiramwogeza imuha imiryango 10 ya Isirayeli ngo ayiyobore. Kubera icyaha cya Salomo, umuhanuzi Ahiya aramuhanurira, haramubwira ngo yewe Yerobowamu we, ndashaka kukwifashisha kugira ngo nguhereze ubwami imiryango 10 ya Isirayeli, indi 2 ndayisigaza kubw'imbabazi nagire Dawidi wa Benyamini n'uwa Yuda, iyindi 10 yose ndayiguhaye. Maze uzambera umwana mwiza, nzakomeza ingoma yawe, nzabana nawe, nzogeza izina ryawe, nta mwanzi uzagutera ku ngoma yawe, nzakugirira imbabazi nk'izo nagiriye Dawidi, nzaguha amahoro nk'ayo nahaye Salomo ku ngoma ye, ngimusezeranye utuntu twiza, nka twa tundi yakubwiriye Kanyarira, nka twa tundi yakubwiriye Kizabonwa, nka twa tundi wahanuriye n'abahanuzi wazanye mu rugo ukabagaburira inyama z'inkoko, ngimubwira utuntu twiza. Nihateye kabiri, Yerobowamu ngahita afata ikigirwamana kimwe agishyira i Beteli, ikindi agishyira i Dani, Imana ihita yumirwa. Abwira Abisirayeli ati mwese kujya Yerusalemu birabavuna, mujye muza musenga imana zanjye, kimwe i Dani ikindi i Beteli. Mborohereze mwe kujya mwirirwa muvunika mujye Yerusalemu ngo mugiye kuramya Imana, mujye muyisanga hano hafi kandi dore ngiyi. Imana irumirwa iravuga iti umuntu ni umuntu koko. Ihita ihindura ibintu byose yavuze Imana. Sinzi inyigisho zabateye ziva ngo nta kizadutwara, ngo Yesu yaraducunguye, ngo yatumeneye amaraso, ibintu byose yarabirangije ku musaraba. Ewe data we, iracyacira mu gacuma, irakayiciramo hariya hirya, ariko ngo hari umunsi izaza ifite guhorera. Imana izaguruka abanzi bayo batatane, kandi abayanga bazahunga mu maso hayo, nk'uko umwotsi utumuka niko izabatumura, niko abanyamahanga bazahindukirira imbere y'Imana, ariko abakiranutsi bazanezerwa bazishimira imbere y'Imana. Ni koko bazishima ibyishimo bitavugwa. Imana imutuma umuhanuzi iramubwira ngo ihute, Yerobowamu aramemukiye, ibintu navuganye nawe byose amasezerano ndayasheshe, nyujije mu murongo w'umutuku. Genda umubwire ngo Yerobowamu urampemukiye. Reka mbabwize ukuri, uzi ko Yerobowamu ari we mwami Imana ijya yifashisha ivuga umuntu mubi mu Bisiraheli bose. Niwe sampo, niwe kimenyetso, niwe mugabo wahemukiye Imana. Imana iyo yabwiraga abandi bami bose bamukurikiye, yarabwiye ngo nzaguhora ibyaha bya Yerobowamu, nzibuka inabi ya Yerobowamu. Reka nkubwize ukuri, ibyo wubaka nibyo bizarema urugo rwawe, ibyo wubaka nibyo bizarema uriwe, ubuhamya wubaka nibwo buzatinda mu bana bawe, ubuhamya wubaka nibwo buzatinda mu rugo rwawe. Uzaba icyitegererezo cyiza cyangwa uhitemo kuba icyitegererezo kibi cy'umugabo mubi cyangwa umugore mubi cyangwa umukobwa mubi wabayeho cyangwa umusore mubi. Bajye bacyurira abana bawe bababwire baturi uwaso, babwira turi uwa mama wawe, kubera amateka wubatse. Ubwo minutse hano narabwiye ngo nimwisondeke izo mwubaka nizo muzagira gute, nizo muzabamo. Imana ibwira umuhanuzi iramubwira ngo genda umbwire Yerobowamu, mubwire ngo urambabaje, none isezerano naragiranye nawe ndarihinduye. Abantu Imana itazatenguha ni abantu bagumanye n'Imana, bagumana nayo mu mahame yayo, bagumana nayo bihanganira byose.
Imana imubwira ijambo rikomeye nuko riri muri Bibiliya ubundi sinakarivugiye hano. Iramubwira ngo inzu ya Yerobowamu nzayiheha nk'uko umuntu akoropa umwanda akamaraho, nzakuraho uw'imbata n'uw'umudendezo mu nzu ya Yerobowamu. Uretse wowe gusa ni wowe uzapfa urupfu rwiza, abandi bose bazapfa bababaye. Ni igihe ukoze ikintu gituma Imana ivuga ngo uyu muntu sinarinzi ko yankorera ibi bintu, bituma Imana ivuga amagambo akomeye. Icya gatatu gituma Imana isezerana n'umuntu isezerano rikomeye, nukubona umuntu wizera, ugira kwizera kuri hejuru. Ushumba wambanjirije yabivuze, nukwizera kumena ibicu, nukwizera kumena ikirere ukagera mu mutima w'Imana. Uririmbye yaravuze ngo iyo ndebesheje ukwizera. Turacyari kumwe torero cyane ababwiye ibishaririye. Ndaje dusoze neza muhumure nta kundi nabigenze. Murimbye yarembye ngo iyo ndebesheje ukwizera nesererwa umukiza wanjye, ngo mbona ubutunzi bwinshi cyane, ngo bufitwe na Data uhoraho. Ararimba ngo haleluya, ndanezerewe ngo kukanyobora iminsi yose, ngo niyo ngize intege nke cyane ngamumbatiza amaboko ye. Kwizera ni amaso areba Imana, kwizera ni amatwi yumva Imana, kwizera ni amaguru agenda akagera aho Imana iri, kwizera ni amaboko akora agakora nk'ibyo Yesu yagakoze ari inaha. Kwizera ni ukugira gutekereza nk'ukwa Kristo. Mu Baheburayo harimo ijambo rikomeye ryantangaje mu gice cya 11. Imana ivuga ko kwizera kwa Aburahamu, Bibiliya ivuga ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu atamba Isaka ngo amujyana ari we mwana afite, atabwiye na Sara ahamujyana. Bivuga ngo kwizera ngo kwamubwiye ko Imana idashobora gutuma yihekura. Kansubiremo agakantu. Kwizera ngo kwaramuganirije kuramubwira ngo genda utambe Isaka, ariko nkurikije ukuntu Imana iteye ntiyatuma wihekura. Ngo atekereza ko nubwo yafata Isaka akamwica, ngo Imana yarema undi Isaka mu ivu. Kwizera ni amaso areba akareba nk'uko Imana ibintu ibireba. Ntago kwizera ari amaso areba nk'uko amafaranga yawe azakemura ibintu. Oya, kwizera kureba ibintu biruta amafaranga. Kwizera si ukwizera ko muganga azakubyaza neza, ntago ari ibyo. Ibyo byaba biciriritse, n'abadayimoni barabyizera, n'abadayimoni ngo bahinda umushyitsi. Kwizera ni ukureba Imana ibintu yakora ukabizana live, ukabyiyegereza, ukavanga ibi bintu n'ibyo Imana ishaka ko nkora. Ndafashijwe twese, haleluya. Kwizera kurakubwira ngo ihangane, uvenike, uteranike, ukaranike, ariko mu gihe gikwiriye Imana izagushyingira. Kwizera kurakubwira ngo ihangane, ukodesha iya mbere, ukodesha iya kabiri, ukodesha iya gatatu, ariko igihe kizagera kuko yavuganye nawe izakubakira ube mu nzu yawe. Ngayo amaso yitwa kwizera. Nayareba muri prayima, ibintu ukabizana muri preza, ukavanga yabivuze niyo kwizerwa, no kubikora izagira gute, izabikora. Iyo bitabaye ibyo ubusana n'umugambi w'Imana. Rero abantu benshi bafite kwizera ko abadayimoni uguhinda umushyitsi gusa, ko mwaje gusenga i Nyarugenge ngo n'abadayimoni bahinda umushyitsi. Bazi ko Imana iriho, bazi ko Imana ivuga, ngo nabo bahinda umushyitsi bakavanga Imana irahari, Imana iriho. Ariko kwizera nukureba ibitaboneka byo mu isi y'umubiri ukabizana mu mubiri ukabona bizashoboka. Hanyuma nizihe mpamvu z'Imana zishobora gutuma Imana ivuga? Hanyuma nsoze Sara. Impamvu ya mbere ishobora gutera Imana kuvuga ni urukundo rwayo. Imana ishobora kukureba gusika kwikundira ikavuga iti mama nzakugirira neza kubera urukundo. Imana iri romantike ku kigero utagera, ni nayo nyine, ni nayo rukundo. Imana irakureba ikavuga ngo mwana wanjye uranejeje, nzaguha kubyara neza. Kubera nyine ikwikundiye gusa.
amen. Irakureka va mwana wanjye kubera ko wanejeje nguhaye promotion mu kazi. Ni urukundo gusa mwana wanjye, kuko wataramanya nanjye Nyarugenge nkurinze abarozi. Kumvira bivuze impamvu ziyitera kuvuga ikavuga ibikomeye urukundo rwayo. Bifurije gukundwa n'Imana. Abanyumvise twese amen. Kandi iyo dukunda twebwe tugira ibyo dushingiraho. Ndashaka umuremure, ndashaka umugufi, ndashaka inzobe, ndashaka igikara, ndashaka uwize. Rimwe nigeze gusengera umuntu nkiba mu ntari wacu za Kibungo. Umukobwa azanaga akayi kuzuye Musana yuzuye icyifuzo cy'umugabo akeneye. Musana, ndashaka umugabo wize, utari muremure cyane, utari igikara, utari n'inzobe cyane, wubatse inzu, ufite etage. Amaye uyu mugabo Imana yaramuremyera. Umugabo wize, ufite inzu, ufite n'imodoka, wize muri ntuze, aba yarize Harvard, byaba ari byiza. Ndangana uyu mugabo Imana ntawe ifite. Keretse ni dusaba iforomo tukamurema, ariko ubundi ntawe. Ariko kubera izo kriteriya z'abantu ibyo dukunda tugendeyeho, Imana yanakureba ikavuga iti mwana wanjye, kubera ingano y'urukundo ngukunda nabyo ndabiguhaye. Kubera Imana yubaha amarangamutima yacu, Imana yubaha ibyo duhitamo, Imana yubaha ibyo twibwira. Mbifurije gukundwa n'Imana. Cyakabiri gishobora gutera Imana kuvuga ikavuga ibintu bikomeye ni imbabazi zayo, zo nkabivuzeho ni imbabazi zayo. Icya gatatu ni umugambi wayo, icyo ishaka kuzakubyaza. Uzi ko mbona mukiri kumwe nanjye tweze, haleluya. Nukuri turacyari kumwe. Ni ibintu Imana ishaka kuzakubyazamo. Hana imbabazi we, ni ibintu ishaka kuzarema ikavuga iti uriya mubyeyi nzamukora iki kintu. Umugambi wayo utuma Imana ivuga ibintu bikomeye. Afashijwe mwene Yesu. Imana nishobora kugira isoni zo kuvuga ibintu bitangana nawe, bidasa nawe, udafite naho muhuriye mu gisekuru kiwanyu, ariko kubera umugambi wayo ishobora kubivuga kandi gahita ibiremo. So munanyumvise, ndazoza ariko munyumvise. Igihe Imana ikuremera ikintu kidasa nawe, itigeze kiba mu muryango wa mama wawe, kiba mu muryango wa papa wawe, masogokuru banya, ariko reka twihereho. Sogokuruza wanjye nta iPhone yatunze, kanje nihereho noneho. Ukuri banza nta n'inkweto yambaye. Sinzi niba naka kajipo nambaye yarakambaye n'urugero ntanzi. Uzabaririza iwanyu uzasanga nta muntu wabaye mu nzu imeze nk'iyubamo. Uzabaririza iwanyu uzasanga nta muntu Imana yagiriye neza nkawe. Uzabaririza iwanyu uzasanga nta muntu wambara nk'uko wambara. Uzabaririza iwanyu uzasanga nta muntu wagiriwe neza nk'iyo wagiriwe. Kubera iki? Imana yaguteguye mu mugambi. Ni proje y'Imana, ni ibintu Imana yateguye kugira ngo tuzabigendere. Muri ko Paulo yanditse yaravuze ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo. Imana yateguye kera kugira ngo tuzayigendere. Mbifurije kubana n'umugambi w'Imana. Abanyumvise twese amen. Mu gishushanyo mbonera cy'umushinga w'Imana, aho Imana ishaka kuba uzahabe, aho Imana ishaka kuturuzahature. Umugabo Imana ishaka kuzashaka uzamushake, umugore Imana ishaka kuzashaka uzamushake, amashuri Imana ishaka kuziga uzayige, kubera kuri mu mugambi w'Imana. Imana yari yambwiye ngo nze mbabwire ngo ni Imana itazagutenguha. Reka dukomere Imana amashyi menshi tuyishimire kubw'ijambo ryayo. Amashyi menshi muri Kristo, impundu nyinshi kwa Yesu. Haleluya. Reka binyinge kubw'icyubahiro cy'Imana twese duhaguruke. Twese iteraniro ryose duhaguruke. Erega Mana ibyo unekerezaho ni iby'igiciro cyinshi. Inzira zanjye ni wowe uzimenya, haza kwifuza kwanjye. Erega Mana ibyo unekereza, batuzanire bya byifuzo. Inzira we, inzira zanjye ni wowe, ayo hasa. Abashumba banyegere dusenge.
erega erega mani byundekereza ayo inzira zanjye ni wowe uzimenya ayiwe namenye kuri se w'imigisha imana y'imuri ibihe erega sinzakurekura menye kuri se w'imigisha imana y'imuri ibihe erega sinakurekura namenye kuri se w'imigisha imana y'imuri ibihe erega sinakurekura sinakurekura erega sinakurekura yaturehaye amagambo sinakurekura Yesu wanjye sinzakurekura abafite ibyifuzo mubizane ayiwe sinakurekura sinzakurekura namenye kuri se w'imigisha imana y'imuri ibihe erega sinzakurekura namenye kuri se w'imigisha imana y'imuri ibihe erega sinzakurekura igihe kimwe Yesu yari yicaranye n'abigishwa be ababwira ijambo ryiza nkunda cyane yarabwiye ngo nimwe mwagumanye nanjye mwihanganana nanjye mu byo nageragejwe byose nanjye mbabikiye ubwami torero rya Nyarugenge nimwe mwagumanye na Yesu mwihanganana nawe mugumana nawe muratukwa murihangana muratotezwa murihangana babita amazina murihangana indwara ziraza murihangana ubukene burinjira inyatsi zinjira mu ngo zanyu ibihombo biraza murihangana nimwe mwagumanye na Yesu nimwumva ijambo ryiza yabantumyeho yambwiye ngo ntazigera batenguha ayo mashini baraya Yesu tuyakomera icyarimwe impundu nyinshi kwa Yesu uruwo kwizerwa mana kuva kera bakwiringiye bariho mu mahoro tugufite ntitwifuza undi murengezi imisozi itararemwa isi itarabumbwa uhereye kera uruko wahoze nk'uko imisozi igose i Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu be ajya abarinda ku manywa na nijoro akabarinda igiteye ubwoba cya nijoro turagushimiye kubw'ijambo ryawe wari wavuganye nanjye urambwira ngo nze mbwirire iteraniro kuri Imana idatenguha kandi no kuri sohoje icyo wavuganye nanjye uri Imana itajya yibagirwa icyo yavuze uri Imana itajya yirengagiza abo yavuganye nabo uri Imana itibeshya uri Imana iticuza ijambo wavuze urikurikirana imyaka ibihe n'ibihe uri Imana itibagirwa uri inyangamugayo mu byo uvuga kandi uri inyangamugayo mu byo ukora imirimo yawe yose irakomeye nta mayerera abamo ibintu ukora byose ni byiza uri mwiza kandi ubereye mwiza bagutegereje bose iri teraniro ririho umugisha kubw'ijambo ryawe kandi n'abananiriwe mu nzira n'abacogoreye mu nzira Bibiliya ivuga ngo niyihe intege abarambiwe kandi umuntu utibashije ikamwongeramo imbaraga uduhe kwizera umusaraba uduhe kwizera icyo wakoze muri Kristo urakoze kuri uwo kwizerwa icyubahiro n'ikibi cyawe amen reka twinginge mushumba Matayo cyangwa na urushoboye amfashe dusengera ibyifuzo mu bishyikire nk'uko tujya tubikora tuzamura ibyifuzo bya bene data kandi nawe utanditse ndabizi ko wandikishije umutima Imana n'Imana isoma igasoma no mu mitima yanyu byaba ibyanditse byaba n'ibitanditse biri mu mitima yanyu Imana ni umukire ifite ibintu byabahaza muri uyu mugoroba Imana ishimwe cyane niwe Imana yumva ibyisabwa
abantu bose bazajya aho Yesu uri. mwana w'Imana. Twazinduwe no kuza kuba imbere Turagushimiye, yawe. Yesu. Tugushimiye ijambo Yewe ry'ihumure Yesu, twumvise. yewe Yesu, yewe Uri Yesu. Imana iba hagati muri twebwe, Ibyifuzo, Mwami, kandi uri Imana turabisengeye. ikomeza amasezerano yayo. Imana ifite imbaraga. Turagushimiye. Imana ishobora Abaja byose. n'abagaragu bawe baravuze ishobora byose. ibyifuzo byabo Imana ngibi, ishobora byose. gushaka kwabo nguko, Imana ishobora ibyo byose. bagukeneyeho biri hano. Yewe Yesu. Turasenze mu izina rya Yesu kugira ngo izina rya Mwami urengere buri wese uko izina ababaye, rya Yesu. umuntu wese uko agushaka, izina rya umuntu Yesu. wese uko akwifuza, Yewe Yesu. umubera igisubizo. Nta muntu waje akugana ngo umusezerere amara masa. Mwami Imana, ibi byifuzo urabishoboye. Petero yaravuze ngo tukwikoreza amaganya yacu yose, kuko wita kuri twebwe, ita ku bagutakira. Mwami Imana, ku manywa na nijoro abafite ibibazo birenze ubushobozi bwabo, turasenze mu izina rya Yewe Yesu. Yesu. Abadafite undi Duhamagaye wabarengera, ijuru. wowe mufasha w'abadafite shinge na rugero, usubize ibi byifuzo abantu bawe. Mwami Imana yacu, wumve gusenga kwabo, kandi Mwami uyu munsi uba urwibutso kuri buri wese, bazagarukana amashimwe imbere yawe, bavuge ngo wa munsi Imana yaranyumvise, wa munsi hari icyo Imana yakoze, icyo nayisabye nicyo yampaye. Bagushime baguhimbaze. Turagushimiye Mwami ko wiyubahisha, ukerekana imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe. Urakoze kubyumvise kandi kubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.